Muraho murakomeye nizere ko meze neza. Nitwa Isimbi Santa ku bantu tutari tumenyanye muri zino video. Ubundi nkunda kuvuga ku bintu bijyanye n'ubuzima, ama study cyangwa research, ibintu byinshi bitandukanye bishobora gufasha umuntu kugira ngo navuga ngo improving cyangwa yameliore ubuzima bwe bwa buri munsi. Ubundi nkora muri programu y'ibintu bya health and life coaching. Nyerekeranyije mu Kinyarwanda ni ubujyanama bw'ubuzima ariko biri professional. Murajya mu ishuri ugahura n'abakiriya, mbese hanyuma wayitsinda ukaba certified, ukaba wemewe kuba wafasha abantu mu buzima bwabo, kwameliora ubuzima bwabo. Wenda ahantu bijya bivangira no kumenya ese mu health and life coaching yahatandukaniye no nutritionist, aba therapist wenda bibindi bintu cyangwa aba psychologist, nuko umujyanama w'ubuzima ikintu afasha muri navuga habit change, guhindura habit ni ibintu wenda dukora buri munsi, ibintu bitugize, ibintu tuba twaramenyereye gukora mu buzima bwacu. Noneho umujyanama w'ubuzima ikintu afasha muri habit change mu gihe ibyo bintu bikenewe. Dufashe nk'urugero nk'abantu tujya dufasha, nk'abantu wenda bafite indwara ziri chronique, diabete, indwara z'umutima, tension, allergy, cyangwa tuvuge wenda umubyibuho ukabije munini. So ikintu wenda aho ngaho nabisobanuramo nuko mujya nko kwa muganga akakwandikira imiti, wenda tuvuge nifite diabete cyangwa ibyo by'umutima, ariko kubera ko azi ahantu ibintu biba byaraturutse, agusaba nuko ugenda ugahindura navuga habits zo mu buzima bwawe, imirire wenda, cyangwa niba bitewe no gukora no kugira ngo ugabanye wenda stress, cyangwa donc kugira ngo ubuzima bwawe buve kuri za habits zishobora kuba zarakugejeje aho hantu, noneho ugafata izindi habits zituma nubwo iyo miti ikora ariko ntabwo utahinduye habits n'ubundi imiti ishize ugumana ya ndwara, cyangwa ubigasaba ko uguma kuri ku miti kugira ngo umubiri wawe ushobore kuguma ukora neza. Ariko iyo uhinduye habits cyangwa triggers, ibintu byateye izo ndwara, hari igihe bifasha kuba zishobora zo kugenda ukaba utanakenera imiti. None aho ngaho rero aba health and life coaching bakorera, ubwo usibye wenda n'ibyo ngibyo by'indwara chronique, ibindi wenda abantu tujya dufashamo ni abantu bafite ibibazo, ntabwo navuga ngo ni indwara zo mu mutwe, ariko ni ibintu bijyanye na health mental. Ugasa abantu bagira depression, anxiety, abantu bagira kunda kugira ubwoba bukabije buhoraho. Ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi byose biba bituruka na habits n'uburyo umuntu areba ubuzima n'ibitekerezo akunda kugira, bishobora kumugeza muri izo ntuza. So icyo dukora rero ubwo ni ukuherekeza umuntu, ngo ntabwo ni gufata mu mugongo cyangwa guheka umuntu ukurikije navuga study scientifique, cyangwa program scientifique ziba zihari zifasha umuntu, noneho mukabonana igisubizo ku buryo umuntu ava muri za habits zizo ngizo destroying cyangwa zica ubuzima bwe, noneho akaba yahindura izindi habits. So indi wenda program tujya dukora itandukanyeho gatoya ni ugufasha nk'abantu bakiri abajene, abantu bakiri batoya. Akenshi abantu iyo barangije ishuri batangiye ubuzima, navuga ubuzima bw'abantu bakuru cyangwa adulthood, hari igihe usanga wenda batafite umurongo, cyangwa baragiye mu ishuri ariko yasohoka mu by'ukuri akaba atazi se bino bintu ndabikoresha hehe, bino bintu n'iki byamarira iki n'iki. So ni program rero tujya dufashamo abajene nk'uko nguko, kugira ngo nabwo aba discovering cyangwa bamenye navuga tana zabaho ziri,
strength zabo, imbaraga zabo ese ni hehe, kubera ko akenshi niyo tugiye ku isoko ry'umurimo barakubaza ngo tubwire urinde aho bitandukanye, wariganye n'abantu benshi mu ishuri, so ni iki kigutandukanya n'abandi, ukabuza uti ngewe kanaka hari values zanjye zihariye bwite ziyongera kuri bimwe nize nshobora gukoresha, ukabimenya niba ugiye gushaka akazi cyangwa niba ushobora no kwivugira uti okay, ese ubuzima bwanjye ni iki nabukoresha, ni hehe nabuganisha. So ni muri ubwo buryo dukoresha amaporogaramu y'igihe navuga kirekire, kuko nta kintu wabwira umuntu umwe, nta kintu wabwira umuntu mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri kugira ngo habits zibe zahinduka. Naho ngaho dutandukana nyine n'abadogiteri, ku buryo bo bakushaka kubwira ati urafata ino miti ariko bakakohereza hanze ukajya kwimenya, ariko aba health and life coach ni abaguherekeza noneho muri iyo process yo kugira ngo muri uhindure za habits zawe kugira ngo noneho ushobore umubiri wawe noneho kuba wakora neza. Video y'uyu munsi rero ikintu nshaka kuvugaho ni ndashaka gusubiza umuntu wambajije ikibazo mu minsi yashize, bitewe n'ibyo nari navuze muri video yashize ko atarayibonye ngiye kwishyiraho. Nyuma yari arimo kumbaza ngo nari ndimo kuvuga ku bintu by'ubushake, kugira volonté, kugira willingness. So navugaga ko usibye kuba bidufasha gukoresha igihe cyacu neza, gukoresha umuhate, binadufasha kwifata ntidusesagura amafaranga mu bintu wenda bitari ngombwa. Na example ntanzemo, so ikintu yarambajije nguse iyo icyo kintu ushyiramo ayo mafaranga ari ikintu kikuzanira umunezero, ari ikintu ukenera kugira ngo ugire umunezero, ese ni bibi, ese ni ikintu ugomba kwiga kwifata kandi mu by'ukuri ugikeneye, kubera ko rero ibintu byose dukora mu buzima no kugira ngo tugire umunezero, ibintu nk'ibyo. So nashatse kumusubiriza kuri video kubera yuko ni ikibazo duhura nacyo kenshi, abantu benshi baragifite, so kugira ngo n'abandi bashaka kuba bafite ikibazo nk'icyo ngicyo bibe byabafasha. Ntabwo mu by'ukuri yavuze mu magambo wenda ngo ambwire ngo ni addiction cyangwa mubaze ngo yiha addiction, ntabwo ari umukiriya wacu, so ntabwo nagiye muri detail, ariko numvishe mu by'ukuri icyo yashatse kuvuga. Ko ikintu mu buzima, niba hari ikintu ukenera buri gihe kugira ngo ugire umunezero, niba utagira umunezero yakagira ikintu buri gihe ukenera kugira ngo ushobore kugira umunezero, wakibura ibintu ntibigende neza, ukongera ukagikenera na addiction. Yaba ari umuntu ukenera kugira ngo ugire umunezero, ariho urambirije umunezero wawe, yaba ari ikintu runaka urya, yaba ari ikintu runaka unywa, wenda ibyo tumenyereye ni amatabi, inzoga, sex, ariko abantu baba addicted ku bintu byinshi bitandukanye. Wenda ntarasubiza kuri icyo ngicyo, kuko ibyo byose hari abantu benshi bafite ibyo bibazo, bijya duhura nabyo kenshi. Turashaka gushyira, turimo gutekereza, ntabwo birajya mu bikorwa neza, ariko ni birabiri muri gahunda gufungura office mu Rwanda, uko usibye wenda no mu Rwanda n'abandi bari hirya no hino gukorera online. Ubu ngubu isi yabaye ntoya, ibintu byose byabaye digital, internet yaradufashije, nicyo cyiza cyo kuba twaravukiye muri iyi era. So ku buryo umuntu ashobora niyo aho waba uri hose wifitiye telefone yawe, ufite na internet, ku buryo ushobora kubona umuterapiste mu gihe ukeneye umuntu, kugira ngo umuntu ubifitiyemo ubumenyi kugira ngo abe yagufasha muri process y'ibyo ngibyo bya habit change. So ntabwo birajya mu bikorwa neza, ariko tumara kubishyira mu bikorwa nzababwira ku bantu bakeneye serivisi nk'izo ngizo. Ubwo rero icyo musubiza
ubundi mu buzima bwa buri munsi cyangwa mu buzima bwacu hari icyo bita umunezero uri karemano cyangwa navuga genuine cyangwa umunezero uri naturel. Wenda niba twibuka dufate nk'umuntu w'umwana mutoya, abana baba bagira umunezero usanzwe, hanyuma wenda yabona bombo, yabona gift, yabona ikindi kintu kimushimishije, yabona inshuti ze, akagira noneho ibyishimo byinshi ariko biza bikiyongera kuri wa munezero asanganywe. Niyo bamukubise burya ararira yego, ariko mu wundi mwanya arongera akisubira muri wa munezero usanzwe ubundi umuntu agira. Hanyuma rero aho hantu bigeraho umuntu abaho adafite umunezero, uwo munezero utagihari, akenera ibyishimo, ibintu runaka yamuzanira ibyishimo kugira ngo anezerwe. Bivuze wenda neza uko umuntu akura, hari ibintu umuntu ahura nabyo byica wa munezero uri karemano, ariko ntabwo ari ibyo, ntabwo ubundi ari ngombwa ko byica umunezero wose. Nuko haba hajemo ko abantu baba badasobanukiwe neza. Hari video nakoze y'ibintu bya conscience na subconscience, ngiye kuyishyiraho, byaba byiza uyirebye kugira ngo ibyo bintu ubisobanukirwe neza. So ibyishimo cyangwa umunezero, tuvuge iyo baguhaye kado cyangwa gize party, urishima ako kanya cyangwa no muri iyo minsi byegereye bikiri bishyashya, ariko bya byishimo ntago ari ibintu bivuga ngo bihoraho, bigeraho bikarangira noneho ugakomeza ubuzima busanzwe. N'umubabaro rero ubundi nuko akagombye kumera. Niba uhuye n'ikintu kikubabaje, byakagombye kuba muri uwo mwanya w'igihe birimo kuba cyangwa mu gihe bikiri bishyashya, hanyuma ariko nyuma yaho bikagira ahantu umubabaro ugabanyiri urekera aho ngaho, noneho ubuzima bugakomeza. Urugero ndimo gutanga aha ngaha rero bw'ibintu akenshi byica umunezero w'abantu, bakagera aho ngaho bakenera ibintu bizanira ibyishimo. Nuko dufate nk'urugero ikintu bikunda kugora, tuge nk'abantu babuze ababyeyi, cyangwa umuntu wabaye mu buzima bugoye, cyangwa dufashe kuri kezi y'abanyarwanda kubera bino bintu bya jenoside, nk'abantu bagiye nkuko babuze abantu babo cyangwa ibiti cyangwa ababyeyi, cyangwa ibindi ibintu umuntu aba yarabonye. Wana muri periode tuvuge umuntu aba ari umwana, akaba kirimo gushaka umwanya w'ubuzima, kirimo kwiga gusobanukirwa ubuzima, nuko akabona ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba, ibintu umuntu w'umwana atakagombye kubona. Noneho ibintu nk'ibyo rero bikaba ubwo nkuko nabisobanuriye muri iyo video, conscience na subconscience, cyane cyane imyaka umuntu ari muto kugeza ku myaka 8, aho subconscience iba igifite imbaraga, aho ubundi umuntu aremerwa, aho umuntu yigira ibintu bya base, ururimi, imyitwarire muri community, ibintu byose bya base, kuko niko umubiri wacu cyangwa niko ubwonko bwacu bukoze, kugira ngo umuntu yige ibintu bya base. Iyo umuntu rero ahuriyemo n'ibintu nk'ibyo biteye ubwoba, ibintu nk'ibyo bimutera umubabaro ukabije, kandi akiri muri ya phase ya subconscience, igihe igifite imbaraga kurusha conscience, aho ashobora gutekereza ati wenda nuko impamvu n'ibintu bimukoreho. So naho rero ibintu nk'ibyo bite bijya muri subconscience y'umuntu. Noneho iyo uwo mubabaro nka nyuma yaho ugize ubuzima bubi, ukazajya uhora wibuka ndagize mu ubuzima bubi kubera cya kintu kibi cyakubayeho, kwa cya kintu cyaguteye umubabaro, no bigatuma uhora wibuka wa mubabaro, umunsi wa mbere wa kabiri, amezi akarangira uba mu mubabaro. Ukuntu ubwonko bwacu ukoze, ikintu cyose ukoze na repetition, ikintu cyose ukoze usubiramo, kigeraho kikajya muri subconscience, ukazajya noneho bikamera nka kamerano kawe, kuko ubusigara no ubikora atari ibintu watekereje udakoresheje conscience. Nuko tuvuga ururimi rwacu, nuko umuntu ashobora kugenda, ni ibintu byose twize kwako tubikorana na repetition, biba byarageze aho bikajya muri subconscience, bikamera nka kamerano kacu ntitubitekerezeho. N'umubabaro rero iyo ukomejemo igihe kirekire ukawugumamo,
inyabwa ngo kuba muri pase ukabura aka kanya ariko ikintu cyabaye hashize imyaka ingahe kikaba kikubabaza nkaho ari ikintu kiri cyabaye vuba aho ngaho, niho noneho usanga byarabaye karemano ukaba utakigira umunezero kubera ko umubabaro niwe wakugiyemo. Ni ukuvuga ko igihe cyose utabonye ikintu kigushimisha ako kanya ujya muri nabwo yindi yabaye natire yawe yo guhora ubabaye. Naho rero addiction zitangiraho iyo ugize Imana ukabona ikintu kikuzanira umunezero noneho ugahora ugikenera kubera ko iyo utagifite ujya mu mubabaro. Ntago abantu babikora babishaka kubera ko umuntu aba atabisobanukiwe, so wowe ugahora uba muri pase wibuka ikintu cyakubabaje kandi kigahita cyongera kikaguhora kikubabaza, naho ngaho umubabaro ugeraho ukakubamo. Waba utari kumwe n'abantu, waba utari kumwe n'inshuti, ugasanga wa mubabaro isusa nubwo wifuza we kumva wishimye kumva ugize ariko ukumva juste urababaye, nawe utazi ikintu kibabaje, nta kintu kikubaye ako kanya kikubabaje, bese umuntu yanakwaje ati niki kikubabaje, nawe ubwawe udashobora kwisubiza ikintu kiri wumva kikubabaje, nuko uwo mubabaro wagiye muri subconscious yawe afose kubamo igihe kirekire. Biba bibabaje kandi biragora abantu benshi, ariko icyiza buriya mu buzima nuko ikintu cyose kigira solution, ikintu cyose kigira igisubizo. Ubu hari medicine igenda yimprovinga, ubu hari programme scientifique zishobora gufasha kugira ngo ibyo bintu byagiye muri subconscious yawe, izo habits zakugiyemo zakoze ubuzima bwawe ufite ubu ngubu bugushyira muri iyo eta, hariho programme scientifique zishobora kugufasha. Noneho nk'ibyo tukoramo aba health and life coaching, noneho bikagufasha muri urwo rugendo, noneho umuntu ibyo bintu byagiye muri subconscious umuntu ni nko kubisiba, hanyuma noneho ukongera ugafata izindi habitude. Bitwara igihe, birumvikana, ni ibintu abantu bagenda bakora buhoro buhoro, ariko bizana igisubizo kandi biraresisa ibyo bintu bikavaho, noneho ugatangira ukongera ukagira wa munezero usanzwe uri naturel, uri genuine, wa karemano nk'umwe abana baba bafite, ukaba wishimye bisanzwe. Kubera ko buriya addiction nyine nibyo navugaga, ntago ikibazo ari cya kintu uri addicted kuri cyo, ikibazo nuko nyine icyo kintu ugikenera, donc ni weakness ufiteho ku buryo iyo icyo kintu utakibonye ubuzima bwawe bugenda nabi. Urumva ko iba yabaye weakness, nta muntu n'umwe wifuza kugera aho ngaho, cyane cyane tuvuge nko muri bino bihe bya covid, abantu bagomba kuba baba bafungiranye mu nzu, udashobora gupfa wenda kubona ibyo bintu, ugasanga wenda naho ngaho ibibazo bikugoreye. Ariko ubundi mu by'ukuri umuntu agomba izo imbaraga nk'izo, umuntu agomba kuba ari we wihaza, ukaba ubyifitemo muri wowe, ukaba wifitemo uwo munezero. Niyo waba uri wenyine ufungiranye ahantu, ukaba umunezero wifitiye, udafite ikibazo cy'ibitekerezo byawe, kubera ko nabyo ubwabyo bigutera ubwoba. Mbese imbaraga zawe zose akaba ari wowe uzifitemo, utazikenera ku kintu runaka hanze. Ubwo rero ku bantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo, dushobora gufungura office, nzababwira ku buryo umuntu ashobora kubona umuterapiste umuherekeza muri urwo rugendo, akamufasha bagakorana programme imufasha gusohoka mu bintu nk'ibyo. Umuntu wese undi agomba kugira umunezero uri genuine, uri naturel, usanzwe. Ubwo rero nizeye ko ino video hari abantu ifasha, kuko ndabizi ko hari abantu benshi basigaye bagira ibyo bibazo. Ubwo navuze akenshi abantu barabana mu gihe cya jenoside babonye ibintu biteye ubwoba, ubundi umwana adakwiriye kubona. Hari abantu baba bari sensible, nabo bagira ntabwo ari weakness, ariko ni sensibility y'umutima, ni ku abantu cyangwa feelings. Hari abantu baba bameze gutyo, ugasanga ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu umuntu yarabonye nubwo hashize imyaka 20 n'ingahe, wakagira ngo yagerageje kubyibagirwa, ariko hari ahantu byamukoze muri subconscious biguma
mu buzima bwe bidatuma agira umunezero birahari cyane. Nuko nguko usanga abajeni benshi basigaye bajya muri drugs, cyangwa ugasanga ntibazi icyo bakoresha ubuzima bwabo, responsibility zikabagora cyane cyane iyo bavuye mu mashuri batangiye ubuzima bw'abantu bakuru, ko buragora buriya kugira ni transition igora, isaba navuga mental capacity ibiri high. So ibintu nk'ibyo biba byarangije mental capacity y'umuntu, bituma iyo ahuye n'ibyo bintu byinshi bigoye bimushyira hasi. Ugasanga nk'uko abantu ntibazi inzira bajyamo, so bagahungira mu nzoga no mu busambanyi no muri drugs kubera icyo kintu. Ariko ni ibintu abantu bashaka gukoraho bikarangira umuhuza, navuga ngo ni mental health capacity ikongera ikazamuka, ntibe ijyanwa n'umuyaga wose unyuzeho. Ngaho rero mugire ibihe byiza. Ubwo ni dushobora izo service kuzitangira mu Rwanda cyangwa gutyo online, tuzababwira hanyuma abantu bashobore kubona ibisubizo, babeho bishimye, badakenera, bifitiyemo imbaraga kandi bazaho ubuzima bwabo bubajyana ataraguhuhwa n'umuyaga buri gihe. Ngaho ibihe byiza, Imana ibahe umugisha.